Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Moneybox gitanga serivisi z'amafaranga bwerekanye ko 53% by'Abongereza bafite ibyiringiro byo kunoza imari zabo mu mwaka w'ibihumbi 2025 binyuze mu kugira intego zihamye no mu kugabanya amafaranga yatakazwaga ku bitari ngombwa. Urihiringa ukarara amajoro ukora, nyamara ukwezi kukarangira utaka ubukene. Iyo witegereje uribaza uti ni gute nabaho neza ntakoresha amafaranga menshi? Nibyo tugiye kureba ahakurikira. Kubaho bihabanye n'ubushobozi. Wakira inyungu runaka ariko iri hasi y'ibyifuzo byawe. Abakuzengurutse babayeho mu buzima buhenze, ibyo nawe bikagushishikaza ukibona mu ishusho yabo, ukisanga mu madeni. Ingendo y'undi iravuna. Burya rwose buri wese abayeho mu buzima bwihariye kandi burimwo amabanga menshi. Niyo mpamvu ukwiye kubaho nkawe aho kubaho nk'abandi. Hagora gutera intambwe imwe, ariko izisigaye ziroroha iyo wafashe umwanzuro. Gutunga no kugira ibya mirenge ntibizanwa no kwigana cyangwa guhangana, ahubwo biterwa no kubaho ubuzima bufite intego, umutungo ugacungwa neza. Niba utakaza amafaranga rutayinjira, uzisanga mu madeni nayo agusige mu bibazo birimo no kubunza imitima, gutinya kunyura mu bantu cyangwa se gutinya kunyura ahari abantu ufitiye amadeni. Ni byiza kwiyitaho kuko biri mu nshingano zawe, ariko kwiyitaho mu buryo bugusiga mu bibazo ni amahitamo mabi cyane. Kwirengagiza kuzigama. Umunyamafaranga akaba umushoramari w'umunyamerika Warren yigeze kuvuga ati, ntukazigama amafaranga wasigaje, ahubwo koresha ayasigaye nyuma yo kuzigama. Ukena ufite itungo rikakugoboka, ariko siyo nta bwizigama ufite, ugobokwa n'iki? Ni agahinda no kugarizwa n'ibibazo umusubirizo. Hari ukurambirwa, ugasanga umuntu yahisemo iz'ubusamo kubera ko yarambiwe gutegereza igihe cya nyacyo, cyangwa agahagarika imishinga ye yibwira ko adashoboye kuyikomeza. Nyamara ibintu byose bisaba gukorana ibakwe no kwihangana. Hari abasesagura amafaranga batateguye kubera ko babonye bagenzi babo bagura utuntu duto duto tubashimisha, bakumva baracikanwe, nabo si ugusesagura bakiva inyuma. Igitangaje ni uko umuco wimenyereje ukokama ukangiza ubukungu bwawe. Igihe cyose wifuza kubaho mu byishimo kandi udasesagura, usabwa kwihanganira ibihe. Byaba byiza ukirinda ko umunezero ukuganza, ariko byaba bibi nabwo ugahagarara ukarwana, ndetse no kuguma mu ntekerezo nziza wirinda gusesagura. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bashobora kugera ku ntego n'iyo byatinda, igihe kwihangana kwabo gufatika. Ibintu bito bitwara amafaranga. Uhuye n'umuntu ukamugurira ikintu, ejo mugahura ukamugurira ikindi, gutyo gutyo. Wahura n'abacuruza mu muhanda ukaburaguze utatekereje na gato. Ese urabizi ko nta mafaranga make atagwira, kandi ko nta mafaranga menshi adashira? Rimwe na rimwe tuba tubikeneye, ariko se byose ni ngombwa? Cyangwa se tubigabanyije ubuzima ntibwakomeza? Mbere yo gusohora amafaranga ni ingenzi kwibaza ibi bibazo, kuko umutima wawe uzakubwiza ukuri. Hari ukwirengagiza kubyaza umusaruro amahirwe. Hari abantu benshi babona amahirwe bakabona amafaranga nubwo yaba make, ariko ugasanga ntibayabyaje umusaruro, ahubwo yose ashize nta kintu bayabyajemo. Ikindi, hari ukwirengagiza ubumenyi ku mikoreshereze y'amafaranga. Abantu benshi ntibize ikoreshwa ry'amafaranga ku ishuri, ariko hari ubundi buryo bwabigusobanurira ku myaka waba ufite iyo ari yo yose. Kumenya uko wakoresha amafaranga, uko wayabyaza umusaruro, uko wazigama n'ibindi, ni bimwe mu byagufasha kubaho wishimye kandi udatakaza amafaranga menshi. Hari abizera ko amafaranga ariyo yonyine yagufasha gukira. Abantu bamwe bavuga ko amafaranga atari buri kimwe, atatanga ibyishimo, atakurinda gupfa. Abandi bakavuga ko hari byinshi bikenerwa kugira ngo akugirire umumaro mu buzima bwa muntu. Ibyo nta wabihakana ko ntawe utunga menshi, ariko kubera kutamenya kuyagenzura akaguca mu myanya y'intoki. Kubaho wishimye si ingano y'amafaranga menshi, ahubwo ni ukunyurwa n'ibyo ufite, bikagenzurwa mu buryo butanga umusaruro, ukabaho ubuzima buhuye n'ubushobozi bwawe. Birashoboka kubaho ukoresha amafaranga make kandi udatakaje n'ibyishimo. Umwami Salomo hari icyo yabivuzeho mu Migani ibice 30 umurongo wa 7.
nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ungaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ntahaga nkaguhakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Reka tube ducumbikiye aha, naho mu kindi kiganiro.